nabyutse mbona nsanga inzu yanjye bayitoboye, ihene zari zirimo zanjye bazitwaye. Ubwo nshakisha nomero nakuye kuri YouTube, mpamagara muganga, ubwo ambwira ko mwohereza 86,000 andi nkazayamuha nyuma. Ubwo nzi nomero nanaziguka muhamagara, ubwo mukavugana ukumva uko bimeze. Ni ukuvuga ngo ngewe umujuri iyo yibye, waba wibye, waba wambuwe, waba warahemukiwe, waba ushaka gutanga igihano, icyo waba ushaka cyose ngewe urampamagara, ari no guhemukira ndamugaragaza. Haro, witwa nde? ngewe nitwa Mukembakembe. Mukembakembe, uherereye he? Ngewe nkorera kwizwi, ngakorera Ikibungo. Okay, reka mbasuhuza cyane abakunzi mwese ba amakuru mashya updates. Mumeze mute? Nize komeze fresh. Mwabantu mwe buriya baravuga ngo akabi gasekwa nk'akeza. Muri kubona ahantu nicaye mu by'ukuri nibere mu karere ka Gakenke, ahabereye ibitangaje. Aba basore uko ari babiri, inkuru yatugezeho ko bagiye kwitiza cyangwa se kwiba ihene z'umuturage. Mukayandaje mubahe abibibwirire, kuko mpageze ubu nonaha. Barangije bahahurira n'abavandimwe bahita babakontorora. Nukuvuga ngo aba basore uko ari babiri bibye ihene z'umuturage, barangije bahita bafatwa n'ibi bintu mubona bambaye mu ijosi. Simbizi nibwo nkihagera barabibibwirira, ariko nitwa Junior, umusore utajya uri imigozi muhambira. Ikindi kuba kumushwe simpuheza gaca, ibyo mumaze kubimenyera umunsi ku wundi. Reka dukurikirane inkuru turebe ukuntu ibintu byifasha. Abaturage ni benshi murabibona, ndetse n'aba basore ibyabayeho murabibona. Ihene nizi ngo bari bibye, izi mureba ahangaha ngo nizo bari bibye. Ubwo ndi kuvuga ibintu ntazi neza 100%, uretse ko tugiye kuganira n'abaturage baho tumenye ubundi byagenze bite. Aba bagabo ntago wabegera nawe ubwawe bafite bino bintu mu ijosi, keretse uramutse wenda ubuzima bwawe utabukunda. Ariko tugiye kuganira n'abaturage tumenye ubundi bimeze bite, tumenye uwo bibye. Murabona ko batoboye inzu, batoboye inzu. Reka mpaguruka ubundi nibyo byiza. Batoboye inzu, kameramani nabereke fresh cyane. Barangije bafata umutungo w'umukecuru bambwiye utuye hano. Ihene ndi kubona ihene zigera muri 3, barangije bashaka kuzitiza bya bindi byanyu. Ubwo ndi kubwira abanyakigali ngo ni ukwitiza. Bagiye kuzijyana bahura n'ibi byago by'abarinzi bizi hene. So rero tugiye kuvugana n'abantu bano batubwira ukuntu byagenze, ese byahereye he, bimeze bite. Je nta makuru mfite muri makeya. Mama mwaramutse? Aramutse. Muri iki gitondo rero dusanze inkuru hano bavuga ko ngo ari wowe wibwe, ari wowe wazirikiye bano bantu hano. Byagenze bite? Ngewe mba mu nzu ngenyine. Ndibana. Nabyutse nsanga aba bahungu bantwari ihene zanjye nabanaga nazo mu nzu. Yego, izi tureba hanga nsanga bapfumuye. Ubwo nshakisha nomero nakuye kuri YouTube, mpamagara muganga, ubwo ambwira ko mwohereza 86,000 andi nkazayamuha nyuma. None rero bano bantu barava hano bate, cyangwa se bimeze bite ko ndeba usa nkaho bafungiye iwawe kandi uri umusivile, kandi umusivile atabagomba gufunga abantu? Mfite akanomero ka muganga hano nakuye kuri YouTube. Ubwo ngubwo ngiye kumuhamagara cyangwa ntiza amayinite, arakwitaba azareba uburyo yabakura ahangaha. Nukuvuga ngo ubu gutya ntago bahaguruka ngo bagende? Ntago bishoboka muganga atahageze. Ntago bishoboka? Wowe nta mayinite ufite ngo utize? Nta mayinite mfitemo, wantiza ugahamagara muganga. So abantu mudukurikiye rero bo ku makuru mashya update, bagiye kuduhereza nimero z'umuganga wakoze ibi mureba hano bya bano bagabo babohewe impande y'umwobo bacukuye biba ihene z'abandi. Duhamagare ngo uwo mugabo ngo niwe uri buze gutuma aba bagabo bava hano. Mu ijambo rimwe ugiye kumpa numero ngo utize amayinite. Mbwira numero muvugisha. 078 29 2 9 46 75 75 1.
uyu niwe ugomba gutuma ngo bava hano ndahava bahavuye ndakurahiye abantu mudukurikiye ndahava hano ari uko bano bagabo mbonye ko bahavuye urumva iyi nkuru sinahava itarangiye iciyemo ariko Alo biciyemo yitabye alo muraho uraho neza muguhe abari we muvugana makira muga yego mama none ko babajura bagaragaye barava hano bite hariya numwe wibye nkani nabibyihene nakubwiye ko ugiye gufata ya mazi ngari nakubwiye gukoresha wari wamenye ayo ushizeho bari bakwibye yabameneho numara kuyabamenaho kubanyanyagizaho abantu bariho inzoka ubameneho n'amazi ndi kukumva nizimara kubavaho ya nimero woherejeho y'amafaranga 86 nari nakubwiye niyo wongera kohereza yandi yari hasigaye mbere nakubwiye yego kandi nakubwira ati yaba ikibazo cy'uburwayi yaba ikibazo cy'ubwibye waba uri muri Amerika waba uri mu Rwanda igihugu cyose waba urimo genda gufasha ntabwo uretse gato uyu mugabo muntize mutarabamenaho amazi muraho nanone wa mugabo we uraho neza ninde tuvugana njye sinkuzi ni umunyamakuru nitwa Junior ndi kuri tera aho byabereye ibyo wakoze naho ndimo mvuga nti abantu bariho izi nyamaswa noneho babameneho n'amazi ni ukuvuga ngo ngewe umujura iyo yibye waba wibye waba wambuwe waba warahemukiwe waba ushaka gutanga igihano icyo waba ushaka cyose ngewe urampamagara ari n'ubwo we mukenda mugaragaza ndamugaragaza aro witwa nde ngewe nitwa Mukembakembe uherereye he ngewe nkorera ku Ijwi ngakorera Ikibungo ngakorera ku Rusumo nkorera ahantu hagiye hatandukanye iyo unkeneye aho waba unkeneye hose urampamagara ndagufasha waba uri mu Rwanda waba uri mu gihugu cyo hanze aho waba uri hose ngewe mpamagaye haba kuguhanira haba ari n'umusore wariye amafaranga bose ndi kubahana ubu oya ndi kuvuga nk'ubu nkanjye uraha nakubona kubona nyine n'amaso kugira ngo umuntu wenda afite ikibazo umwarane nkeneye ngufasha online waba ufite ubushobozi bwo gushyira essence mu modoka yanjye ukayishyura bitewe n'aho uri ukakugeraho kuri tele cyangwa ukiyizira mu rugo bitewe n'aho ndi kubera ko mfite ibyicaro bigiye bitandukanye uravuze ngo bano bagabo bariho inzoka gutya babasukeho n'andi mazi n'amazi kugira ngo bave aho ngaho umukecuru niba yamaze kubona abantu bamwibye mwabanyanyagizeho amazi inzoka zirahita ziravaho zongere zigendere abinjiza nayo mazi ariko byibuze umuntu ashobora wenda kuza kuvugisha nyuma bamaze kubanyanyagiza ayo mazi ukatubwira byinshi bigiye bitandukanye kuri wowe kuko urumva ni ibintu bitangaje nta kibazo rwose amakuru yose ukeneye iyo nimero ni iyanjye 0788 29 4 6 7 yego iyo mbuze umpamagara kuri Tigo 0722 50 6 00 nyuma reka mbanze ndebe ibi niba wizeye neza ko nabamenaho amazi aba bantu bari buva ahangaha barava aho ngaho inzoka zirabavaho rwose muri iki kibazo turebe reka bigire turebe bagiye kumenaho amazi ngo turebe ko bavandimwe babasha kuva hano yes mwe mwari mukurikiye amakuru mashya update jewe nitwa Junior Muranzi ibyaberaga aha murabibonye bateye amazi ku bantu njya kubona mbona inzoka zibavuyeho ntago nziyo zirenganye umuntu ukeneye muganga rero kugira ngo agire icyo agufasha nimero muri kuzira muri screen zanyu ngira ngo turi kumwe gatanu ku kandi we muhamagare niba hari ikibazo ufite agufashe niba bakwibye cyangwa se ufite uburwayi bugiye butandukanye niko yavuze kuri telefone kaka nimero ke nanjye nakajyana
ni ukuvuga ngo iyi nimero ye niyo uhamagariye ureba kuri screen ubundi ukamubaza ibyo ushaka. Cyawe ndabakunda cyane. Muri kubona abashyitsi bari hano bifuza iki? Barababaza ngo nabanyamakuru. Nibababwire mushaka bababwire ikibazo bafite. Barakibabwira. Muri nge mu mubiri numvaga nta bindi ahubwo none nkajya kurya nkabibona nkabona bikanyataka mbese nkibinyirukana. Noneho ubwo we jewe yakimara kuba umuti wo kunywa nese numva ntuje. None arambaza se hari ikituruka mu muryango iwanyu, namugatege ntabyo nzi. Tiburetse nze mbikwereke. Niko kujya kunsuzugura nyine ansuzuguza uwo mugabo nanjye kubyakira byarangoye. Ngize amahirwe nganira n'uyu muvandimwe rero arambwira ati rwose ndabigukorera. Yarabinkoreye ubu naratuje nta kibazo mfite, ahubwo ndamushimira cyane. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze Mavu TV online, nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, mwese mukomeje kuba natwe mu biganiro bitandukanye, kandi turabashimira cyane ko mukomeje kubitugaragariza. Aho bamwe babitugaragarije bakora subscribe, abandi badukurikira batarakora subscribe, ariko ni byiza ko buri muntu wese ukurikira ibiganiro tumugezaho yakabaye ayikora kugira ngo tubashe kujya twumvikana. Habari rero hirya no hino, yaba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari muri Australia, muri Amerika, mu Bufaransa, mu Belgium, bari muri Canada, muri Amerika, muri Afghanistan, ahantu hatandukanye abantu badukurikira bari hirya no hino, mwese turabasuhuje, tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Nkuko rero muri kubibona turi kumwe n'umugabo imbere yacu, nagira ngo abasuhuze. Wasuhuza abadukurikiye ukanabibwira amazina yabo? Nitwa Habanabashaka Gabriel, abantu ya Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Hanyuma tugiye kuganira, twagira ngo tuganire utubwire se ukora iki, ubundi akazi kawe ka buri munsi nakaye? Jewe ubundi akazi kanje ka buri munsi ku giti cyanjye ndi umukarani. Hanyuma noneho mu buryo tugiye kuganiramo ni uburyo bw'ubuhamya ugiye kutubwira uburyo wigize kugira uburwayi bwo mu mutwe, ariko hakaza kuboneka umuganga wagufashije. Yarabitubwiye, tushaka kumenya ese nibyo, dushaka kugira ngo tumenye amakuru, tubwire ukuntu byagenze n'ukuntu indwara yawe yari yaje. Hoya nibyo kuko ubundi nari narasaze. Ntangiye kwirukanka ku gasozi. Umuntu araza arambwira ati nyamara ngo nkuganishe ku muganga runaka. Aranzana, nkimara kugera hano yampaye umuti. Naho nyweye rimwe, ubwa kabiri nongeye kunywa mpita nkira. Mu gukira kwanjye nsanga no mu cyaro barabimenye ngo narasaze, ibintu nk'ibyo bashaka kuza kuntora. Mu gihe cyo kuza kuntwara ngo bajye kumvuriza mu cyaro, biba ngombwa ko namaze gukira. Ariko n'ubundi byarangiye yego ntashye, ariko gihe naravuze ati reka ngaruke gushimira wamvuye, kuko nta wundi wamvuye uretse uyu nguyu. Hanyuma wenda waje kuhagera ute, waje kuvurwa ute? Sa nk'uduciramo muri iyo nzira kuntu byagenze ku muganga. Waje ute, wahageze ute? Ngiye ntabwo nzi uko nahageze. Ngiyewe nagiye kushiduka mbona nicaye hano. Ampa umuti ndawunywa, amano nisiga. Nkimara kuwisiga nje naragiye mbasha kuryama. Ubundi sinabashaka kuryama, reka najyaga kuryama nkajya kubona ibintu biramfashe, tukirukanka. Ku bw'amahirwe nkabona ndabicitse, ngarutse aho nari ncumbitse hano ruguru. Ubwo akama umuti nkawumisha mu nzira, ngenda injyana ku nyubako nyine aho ndyama. Ibyo bintu bikaba biragiye, nkabasha kuryamaho gatoya. Ku manywa ntibyamfataga, byamfataga nijoro guhera saa 12 za nimugoroba. Bikanyataka, ibisimba ibiki byose, abantu bakanyirukankana mbese. Ariko yampaye umuti, niyo mpamvu giye na nubu nzaguma mushimira 100%. Ajya kuguha umuti yaguciye amafaranga angana iki?
yamvuriye ubuntu. Yarambwira ati mwana wanjye nti ngwino hano nkwereke. Gusa ahubwo gihe ni ngiye ugomba kumwitura. Hanyuma wenda utubwiye ko hari ibintu byagufataga. Iyo byagufataga wumvaga bikuvugiramo, ese byagutegekaga iki? Hari icyo byagutegekaga ukagikora? Byazaga mbireba ku maso. Muri ngiye mu mubiri numvaga nta bindi. Ahubwo none nkajya kuburya nkabibona. Nkabona bikanyataka mbese nkibinyirukana. Noneho ubwo we jewe yakimara kuba mu muti wo kunywa. Nese numva ntuje. None arambaza ese hari ikituruka mu muryango iwanyu? Namugatege ntabyo nzi. Tiburetse nze mbikwereke. Yahisa mu muti noneho wo kwisiga. Ibintu byirukanse mbireba. Gutya biragenda mbireba. Kuva byagenda ntabwo byagaruka. Reka. Nta na rimwe biransubira. Narinze nubwo njya mu cyaro marayo imyaka 2, ubu marene maze imyaka 2. Ntago byigeze sinigeze mbibona. Ubu ngubu na n'ubu ngubu ndumva mfite amahoro. Hanyuma wenda hari abantu bajya bagira ikibazo bakavuga batabavuze gakondo ntibavura. Nawe wemeranya nabo? Abavuze gakondo ngo ntibavura. Kireka bapfumu. Burya hari umupfumu, hari n'umuvuzi. Ariko uyu nguyu umuvuzi gakondo aravura. Yarakuvuye? Yaramvuye. Yes. Ngaho rero tubwire, gira nk'abandi ubwira baba bafite ibibazo bitandukanye, ubabwira uti nabonye ubarangira. Kireka ngiye mu majyepfo niho nzi abantu nabo bafite ibibazo nk'ibyambayeho, ariko nindamuka ngiyeyo nabo nzabayobora. Wari uri mutubwira uburyo warwaye muganga akakuvura, ariko ntabwo ubundi wari warasaze. Ni nk'iki cyagaragaza ko wabaga wasaze, wagize ubumuga bwo mu mutwe? Uzise ukuntu jewe igihamya nakubwira ko nasaze. Ye nabyukije abantu 8 z'ijoro. Bacuruza hano bose ba mu butike. Nkomanga. Baza bakabura umuntu. Nkababura ati nyamara dore ngabariye. Nkabona je ibintu barimo barabisohora. Byaje kurangira nka saa 12 za mu gitondo, abantu nyine nanjye mbabuze mpita nituriza. Byazaga bite? Warabyuka gukumva ukabona abantu barimo barasohora ibintu by'abantu cyangwa bagushaka kubiba? Nje ubwanje narabarebaga. Nabiboneraga gutya imbona nkubone, nkabona n'abantu barimo basohora ibintu. Wabaguze amazina yabo? Reka da. Ntabwo nari mbazi. None nje ahubwo nkabanzi amazina ya nyiri kwibwa. Nkagenda nkamukomangira. Yabyuka akabura abo bantu. Ati abana n'umusasi. Bakagufata gutyo? Urakoze cyane. Dukomeje kubaha ikaze nshuti bakunze mu Mavuta TV Online. Nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese muherereye hirya no hino mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu isi yose. Ndabizi ko duhafite abambasaderi mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose. Ndabizi ko harimo abantu badukurikira, mbibonera muri statistique ya YouTube yacu, aho dushobora kubona abantu badusura aho baba baherereye. Gusa imibare tugaragariza ko abantu bambere badusura ari abantu baba mu Rwanda, abandi n'ababa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Canada, Australia ndetse no mu bindi bihugu byo mu Burayi no mu Bushinwa. Aho hose hari abantu badukurikira batandukanye. Rero mwese kuba mudukurikira muri hirya no hino bidutera imbaraga zo kugira ngo dukomeze kubashakira ibiganiro bitandukanye, harimo n'ibingibi tugiye gukora kugira ngo abantu niba hari n'abafite ibibazo tubavure, bavurwe, bakire, bakiri ibibazo bitandukanye. Nkuko rero mubibona kuri kamera mu Mavuta TV Online, tufite umutumirwa. Ninde tujye kuganira? Banitaba muri Jean Claude. Nanjye nkabandi uyu mugabo yigeze gufasha, yaramfashije cyane mu buryo bushoboka bwose. Jewe byari byagenze gute wowe? Njyewe nari mfite ikibazo, nkajya mbega numva nta mahoro mfite. Nari umuntu wari ufite urugo, ariko akambwira ati wowe gihumura rwose nzabigukorera, nguhe ikintu kizakumara agahinda. Nuko ubwo arambwira ati ngwino nkuvure umuti neza rwose. Nari narabuze amahoro yo gutuza, ariko arambwira ati ngwino ndaguha umuti nkuvure kandi nta kibazo uzongera kugira. Uko kudatuza kwari gushingiye kubwo umugore twari dufitanye n'abana. Noneho umugore nyine
akajya antesa bya hatari mbega nkicara numva mfite ikibazo, numva ari we niyumvamo gusa, nkumva nta wundi muntu nabasha kwiyumvamo. Umugabo arambwira ati wowe uri umugabo mugenzi wanjye kandi hari abantu ntibapfa abandi, ngwino ngenda bigukemurira. Ngeze amahirwe rwose arabinkorera, ubu naratuje nta kibazo, ibyo nkora byose mbikora nk'umuntu w'umugabo kandi wagiriwe n'inama n'uyu mugabo. Bivuze ngo wari ufite urukundo rwinshi se wenda ku mugore wawe akaba ari cyo yakoze yararugabanyije? Rwari rwinshi cyane, rwari rwinshi, numva nyine ntamureka, ariko nyine ubu bikaba nyine najye mu kugira bikaba nyine nk'ubushuko, kuko ntago wajya gukunda umuntu utagukunda gukomeza umwiruka inyuma. None se ntago mwabanaga? Ntago twabanaga, twari twaratandukanye. Wowe ukamukunda cyane? Nkamukunda cyane. Kuki se utamukunda ngo umuzane mu rugo mu bana? Yewe hari impamvu nyine, impamvu nizo zatumye we yari ifite undi mugabo ku ruhande. Wowe ukamukunda cyane? Nkamukunda cyane, kuko twari twanabyaranye abana 2. Ubwo nyine ntiyabashije kumpa agaciro nk'umugabo tubyaranye 2, niko kujya kunsuzugura nyine ansuzuguza uwo mugabo. Nanjye kubyakira byarangoye. Ngize amahirwe nganira n'uyu muvandimwe rero, arambwira ati rwose ndabigukorera. Yarabinkorera, ubu naratuje nta kibazo mfite, ahubwo ndamushimira cyane. Ubu wakunze abandi rero nawe? Oya, nta bandi ndakunda kuko nabashije kwihangana. Ndavuga nti nzabanze ndera abana banjye bakure kuko baracyari abana bato. Umwana umwe agiye kuzuza imyaka 6, undi afite imyaka 3 n'igice, hari 3 n'igice. Ubwo rero naravuze nti reka mbanze mbere yo kwiruka muri byinshi, kambanze nirerera abana nabo bakure, nibamara gukura wenda nanjye nzafata ikindi cyemezo nk'umuntu w'umugabo. None uramushimira uti yaramfashije? Ndamushimiye kuko yaramfashije n'izi saha rwose ndacyamushimira. Umuti yampaye ndamushimira kuko yarakoze, yangiriye inama rwose. Ubu ndatuje, ndumva nta n'ikibazo ngifite muri njye cyo kwirwa nirukanka inyuma y'umuntu, kuko ibyo nkora mbikora mfasha abana, ariko we rwose kuri gahunda ze namubwiye nti ngaho komeza gahunda zawe. Iyo wamukundaga se waramusabaga akaguha ibintu? Iyo namukundaga nagendaga nkasara nkatera urugo rwe, urumva, nkamubuza amahoro kandi yibereye no mu rugo, ugasanga nanjye wenda ndanahakomerekeye. Ariko ndashima umugabo kuko yamuramvuye, ntago bikimbaho. Nta kibazo wigeze ugira mbere yuko mukundana se ngo wenda ube wanamuteje nk'ibibazo cyangwa nawe ubyiteze usanga wenda baranagufunze n'iki byose? Bamfunze ijoro rimwe ndaramo, ariko bwakeye mu gitondo nyine, kubera bitewe n'ukuntu nari nakomeretse, umugabo yankomerekeje, barambwiye ati ngaho reka tukure kujya kwivuza ariko ntuzagaruke gutera urugo rw'undi muntu. Nibwo nabonanye n'uyu mugabo, bitewe n'uko nari nameze, nari nabyimbaganye mu maso hose. Umugabo araza rwose aramvura, numva ndakize, numva no kongera kumutekereza. Ubu ibyo nkora byose mbikora, niba ari amafaranga abana bakeneye, niba ari izo nkweto, njyohereza kuri telefoni. Namuhaye amahoro kubera ko umugabo umusaza yarabikoze. Hanyuma ni iki wabwira abandi badukurikiye bafite ibibazo nk'ibyawe? Gusa abadukurikiye bafite ibyo bibazo nanjye ndabashishikariza, kuko uyu ni umuganga, kandi udasubirwaho. Abamuspinga rero sinzi icyo bagenderaho, kuko njyewe ibyo mvuga ni ibintu byambayeho gutya amaso ku maso. Nahoraga ngira ibikomere mu maso yanjye, nkahora mbyimbaganye, ariko byaterwaga n'ubwo buyobe nyine nabaga nagiyemo. Njya gutekereza abagore, uwo mugore utankunda, nkarangiza nkagenda nkakomeretswa, nkahindurwa isura. Ariko umuvandimwe yarambwiye ati ngwino wowe ngenda gufasha rwose, wenda ibihembo uzanyiture nyuma. Ubwo rero nkaba nshishikariza n'abandi bafite ibibazo nk'ibi byanjye, nabo bakagana umuganga wacu, kuko ni umuganga twemera. Murakoze namwe. Abakuru bo mu Rwanda, abakuru ba Kongo, abakuru ba Tanzania, mwambuka amazi, mwambuka imisozi, mwambuka inyanja, muze hano, muze ahangaha. Twabonye abashyitsi, mubafashe ku bibazo bafite. Turabaha inzoga, turabaha amata, turabaha inyama, turabaha uburo. Nimugire aho mujya, muri hehe
muri hehe mwaje mwaje murashaka iki turabahamagaye muri kubona abashyitsi bari hano bifuza iki barababaza ngo ni abanyamakuru nibababwire mushaka bababwire ikibazo bafite barakibabwira ariko ni abanyamakuru mubakire barabaha inzoga barabaha amata ngira ngo hari si ngombwa ko mubafasha ngo mubavure ntago ari ngombwa abasazi mwafashije abo bari bafite abantu bari bafite urukundo rwinshi bari bafite za nyabingi mwarakoze murakoze rero murakoze mubakire barabasigira inzoga barabasigira amata turabaha itungo turabaha inyama turabaha umwero turabaha amasaka murakoze mujye mu misozi mwambuka inyanja muzenguruka isi yose mukomeze kubana natwe hanyuma muga yego ubwo ni ukuvuga ngo uri guhamagara iki ni abakurambere ni imandwa zacu ni abasaza bacu badufasha kuvura badufasha ibintu by'imbaraga by'amahembe ibintu bitera abantu bakabidukuriramo ni abasaza tuba tuvugana hari abantu twaganiriye bavuga ko wabafashije wakoresheje nawe n'ihembe wakoresheje iki kugira ngo bakire abo bantu twakijije abo bantu twavuye bari bafite za nyabingi bari basaze birukanka cyangwa se bari bafite urukundo rurenze birukankaga bagakubitwa bakakubitirwa aho bagiye bakurikiye abadamu babo bitewe n'urukundo rwinshi rwabasagutse rwabarenze izi mbaraga nizo twakoresheje ndetse n'iyi miti dufite aha ngaha babasha gukira barakira neza ubu ni bazima barakora akazi kabo nta kibazo hari abantu batizera izi mbaraga bakavuga ko ari amashitani ukorana nayo cyangwa se ari ibindi ubundi ntabwo ariko bimeze ngira ngo abantu babifata ku buryo bwinshi butandukanye ariko ni imbaraga z'abasaza z'abasogokuru z'abasogokuruza bari bafite nabo bakoreshaga mu gukemura ibibazo mu gufasha abantu kuko nizo zaduhaye n'iyi miti dukoresha iyi yose mureba muri kubona hano ngira ngo rero nta kibazo kuvuga ngo ni amashitani ahubwo sinzi uburyo abantu babifasha kuko nta mashitani ntawe byangiza ntawe byica kuko iyo badusabye inzoga bakadusaba amata bakadusaba uburo bakadusaba ingano n'ibindi turabibaha noneho tukabasha gufasha abantu niyo umuntu ahageze akaza afite ikibazo atazi ikibazo afite kuko tubasha kukireba tukakibona twifashije babakurambere babasaza bacu za mandwa zacu zikatwereka ikibazo umuntu afite tutagombye kumubaza ngo wabaye iki urwaye iki twe tukamwisuzumira tubasha gupfumura tukarebamo imbere tukamenya ikibazo afite tukamufasha tukifashishiriza imbaraga tukamuvura agakira neza kandi ni benshi nkuko muri kubibona bari kuza kudushimira ngira ngo ni byiza cyane nta kibazo kindi kirimo hari abavuga yuko ngo ihembe ngo haba ari rikodanga abantu bashyizeho kugira ngo bivuge ntago ari byose koko ibyo birashoboka ariko iri hembe ryacu ntago ari rikodangira ngo niyo nagira uwo sinzi hari niba ushaka kugira ngo nawe ndiguhe hari ube warihamagara nkuko nanjye narikoresheje hari nawe urebe ko byashoboka hari mbe nariguha hari ibyo ni ibyanjye ngewe ndi kubaza nk'umunyamakuru kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe mubasobanurire neza babashe gushira amatsiko kuko no muri comment bashobora kubitubaza oya nta rekodi irimo hano kuko ni ihembe ni imbaraga z'umuyaga ni imbaraga z'abakurambere ngira ngo nta rekodi irimo ahangaha ushaka wana rikubita hasi kuko rekoda ntago yaba iri kugira ngira ngo urabibona hano nta kintu kirimo nta kintu kirimo kuko ubu cyaba cyanavuyemo ni ihembe ry'imbaraga rikora ibyo byose bijyanye n'abazimu n'imiterekero n'amarozi n'ibyo bitega boherereza abantu ku mahembe cyangwa se abantu bazingiwe kure rikabikuramo rikabizana nta rekodi irimo hano rero nkuko nawe ubibonye hari abantu badukurikira muri kano kanya ko bashobora kuba bafite abantu bameze nabi barwaye barembye cyangwa se abafite abantu bo mu miryango ariko bataza bashobora gukura ubuvuzi nk'ubu bw'agakondo dore ko hari n'aho bukoraho bwa kizungu bwananiwe cyangwa se bukunganira n'ubwa kizungu bakubone gute bakubonera hehe uburi he bukorera abo ngabo ni karibu iwacu baze tubafashe kuko hari benshi bamaze kubibona bari bafite indwara zitandukanye ugasanga umuntu ati kwituma kwanjye kumara icyumweru kumara iminsi 3
abo zo za Nyabingi zaramuzinze zaramuboshye adashobora kujya kwituma cyangwa se bakamubwira batujye unywa amazi bwa buvuzi bwa kizungu batujye unywa litiro 5 z'amazi, litiro 3, litiro zingahe, ugasanga bwa burwayi ntibukize, abandi bukabubatera ikibazo cyo kubabara ingingo zimwe na zimwe, bakamera nkaho bikoreye umutwaro, bakaryama ntibasinzire. Abo bamwe twabashije kubavanamo izo za Nyabingi zabamaze kubava mu mubiri wabo, ko dufite imiti hano ikomeye, ndetse n'izi mbaraga dukoresha ibyo bintu biri mu mubiri wabo bikavamo. Abandi bafite ibibazo nabo byo kuvuga ngo abadamu baragiye barahukanye, umugabo yaragiye yarahukanye ntagagaruka, ibyo turabikora nabyo. Izi mbaraga dufite hano turazikoresha zikagenda zigakemura ibyo bibazo. Umuntu wataye umuryango, wataye urugo, ibyo tukabibakorera. Sinabo gusa, abo zazinze kudatera akabariro cyangwa se bafite n'ubundi burwayi busanzwe bwo kudatera akabariro, abo turabibakorera mu gihe gitoya rwose bigakunda. N'abafite bya bitega birara binyura hejuru y'inzu hakagwaho ibintu bimeze nk'amasaka, abantu bamwe babaye nk'abakecuru, abandi baba nk'abasaza bafite imyaka mike 40, 45, bagendera ku nkoni, bagenda bacumbagira. Ahangaha baraza tukabafasha mu gihe gitoya, cyangwa se n'abandi bavuga ngo turwaye imitima, ngo umutima uratera cyane, ngo nagiye kwa muganga ntibawubona, ariko ari ukubera za mandwa ari babakurambere, ari cya gicumbi kitameze neza, cya gicumbi badaha inzoga. Abo hano baraza tukabafasha. Hari n'abandi nabo baheze mu nsengero hano maze kubabona bajya baza, ugasanga umuntu yagiyemo ngo Nyabingi ziramutera, ngo amahembe aramutera, akibera mu rusengero gusa, pasiteri akamusengera, umwarimu akamusengera, agahoramo abadiyakoni bakamusengera bikanga. Ariko hano iwacu maze gufasha benshi nkuko mumaze kubibona, ndetse no gukira ntago bisaba icyumweru, nta nubwo bisaba n'ukwezi, ngira ngo ni iminsi mikeya. Kandi nta n'ikindi tugutuma, ntago tugutuma ngo ugende nguzane ngo ibingibi, nguzane itaka, nguzane biki n'ibiki, oya, nta nubwo tugutegeka ngo ujye guterekera, ujye kubandwa, ujye kugira gute, ahubwo tugukuriraho za mandwa zikurimo, za mandwa zikugendamo zikubuza amahoro, cyangwa se baguteje, tukazigukuriramo ukagira amahoro gatuza. Nkuko mwamaze kubona bari barasaze birukanka, nabo twazibakuyemo bigakemuka vuba. Warumbaje rero ngo abadukenera badusanga hehe? Dukorera mu mujyi wa Kigali, Nyamirambo, ugeze kuri 40, ahitwa Sezike ku musigiti aho ngaho. Telefone yacu ya MTN ni 0789382195. Abakoresha Airtel Tigo nabo ni 0728162227. Ngira ngo wakoze cyane kudusura, ngira ngo n'ubutaha ni karibi wacu. Kandi n'abarwayi nabo bafite ibyo bibazo, barembeye mu ngo, indwara zashajishije, babaye nk'abakecuru batabasha kugira icyo bakora, batabasha korora, batabasha guhinga kubera izo mandwa babateza, cyangwa se bitega babateza, cyangwa se za mandwa z'umuryango. Ngira ngo iwacu ni karibu. N'aba bantu badatera akabariro nabo bikanga, hano benshi bamaze gukira, ngira ngo mwarabibonye, ndetse n'aba barwayi nabo ngira ngo murabona ko batanga ubuhamya. Hari n'abandi benshi tuzababazanira, ngira ngo ni karibi wacu. Wakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. Namwe murakoze.